bigufasha kumererwa neza cyane mugeza murushaho kumererwa cyangwa se twakita muga feeling better mukabaho neza mukaryoherwa n'ubuzima ariko buzira umuze aho ugenda utandukana n'indwara nyinshi zigiye zitandukanye ushobora kuba ugenda wibonaho utazi ngo impamvu ni iyihe kandi ntago ari uburwayi gusa tujye tugenda tuvuga ahubwo tujya dutanga ubujyanama ku buzima ku bijyanye n'imirire buriya hari indwara nyinshi tugenda turwara ariko ugasanga izo ndwara mu by'ukuri nta nubwo zikeneye umuti twebwe ubwacu nitwe dukeneye kuba twanazivura kuri by'abantu ahanini usanga tugiye turwaye indwara zijyanye n'imitekerereze y'ubuzima bwa muntu ababamo bwa buri munsi ugasanga ibintu byinshi bigiye bitandukanye bigenda bikubaho ukajya kwa muganga ukivuza bikanga ariko nyamara umuti ni wowe nyirizina uba ugomba kugenda ugira ibyo ukemura kugira ngo ubuzima bwawe bugende burushaho kumererwa neza. Nimero ye ni yayindi muza kugenda muduhamagaraho ni 078 274 1917 ndi kumwe nanjye Kennedy hano muri Zuza Fine tugiye kugenda tubana mu gihe tugiye kuba turi kumwe twizere ko ibintu byaza kuba bimeze neza. Umurongo urafunguye ukaza kugenda umpamagara ukama igitekerezo cyangwa inyunganizi ibintu bikaza kugenda bimera sawa cyane. Nimero ni yayindi ni 078 274 1917 ibintu bikaza kugenda bimera sawa. Abakoresha itumanaho rya Airtel Tigo namwe ntabwo twabibagiwe nawe ushobora kuza kugenda umpamagara kuri za nimero ibintu bikaza kugenda bimera sawa. Ni 07 26 89 61 49 ukagenda umpamagara bati Kennedy bimeze bityo ikibazo cyanjye ni iki nkagenda nkugira inama y'uburyo wakitwara bishoboka kuba byavurwa kurangira uburyo ki byakemukamo nicyo nagufasha ukaza kugira impagarike n'ubugingo kamera neza. Nimero ni yayindi izo ngizo tugenda tubana tukaza kugera tuganira. Hari abantu rugiye usanga afite ibibazo bigiye bitandukanye ugasanga mibe yaramuzengereje aragira icyo atamiye cyose ugasanga mu nda haguwe nabi ari igihiko kimwe akozemo rimwe ndihise yuzuriza ugasanga n'ibyo uriye rimwe na inzoka irabyanze uraciraguye ugize isesemi ugize ibintu bidasanzwe ukunda gufuruta ku mubiri cyane igihe uriye ibiryo runaka cyangwa se ugiye koga muri dushe mu gitondo wumva wagira ngo ni inshishi ziri kugenda zikuruma ku mubiri tayari umenye ko ngaho inzoka ya mibe uyifite ibyo ni ibimenyetso bigenda birangira inzoka ya mibe. Tuvuze ko inzoka ya mibe ari kigero ishobora kugeraho ugasanga yagiye ikona umugabo ugasanga mu gihe cy'imibonano wapi biranga yashaka imibonano mu mutwe ariko igitsina kikabyanga. Icyo cyiciro cya mibe gishobora kugutera ibyo byose cyo kiri ku cyiciro cya gatatu. Tuvuga ko ari ya mibe iri ku cyiciro cya gatatu ishobora kuguteza ibyo bibazo byose. Niyo mpamvu ugomba kumpamagara kuri za nimero bikaza kugenda bimera neza nkaguhereza iriya produit igufasha kumererwa neza ibintu bikagenda biba sawa. Nimero ni yayindi 078 274 1917. Hari abantu ugiye usanga bafite ibibazo byo kwikinisha ugasanga ni umusore ukiri mutoya cyangwa se ugasanga ari umugabo wubatse ko kwikinisha buriya ntibigira imyaka. Umuntu uwo ari we wese wakoze iriya ngeso ashobora kuyikora ari umusaza ashobora kuyikora ari umusore ashobora kuyikora ari umwana ugasanga nta myaka cyangwa nta kigero runaka cyagenewe kwikinisha ahubwo ugasanga nyine ari kwikinisha usanga ari nk'ubuzima bw'uburwayi bwo mu mutwe. Uriya muntu nawe akeneye icyo twita counseling cyangwa se kuba yafashwa mu bundi buryo bw'imitekerereze. Niyo mpamvu ufite icyo kibazo ntabwo ugomba kwiheba ngo mve ko ibintu byacitse ngo mve ko ibintu byagiye byanga. Icyo ugomba gukora ni kimwe no guhamagara kuri za nimero ukagenda uhabwa ubufasha n'ubujyanama bugenda butuma wagira ubuzima bumeze neza. Nimero ni yandi igenda umpamagaraho ni 07 8 274 1917 ibintu kaza kugenda bimera neza cyane. Ni 07 8 274 1917 ibintu kaza kugenda bimera sawa cyane.
tubibutsa rero ko ingaruka zo kwikinisha ziba ari nyinshi cyane. Hari ukuntu usanga umugabo yaragiye arikinisha igitsina kiwe cyaragiye kigenda rubereki cyangwa se yaragiye kirigonda. Iyo ni ingaruka ya mbere yo kwikinisha. Ingaruka ya kabiri yo kwikinisha kujya uhora wumva umutwe wawe ufite stress idasanzwe, uhorana umutwe kurya, uhorana umunaniro udasanzwe, ugasanga udusabo tw'intanga twawe ntitukingana, ugasanga kamwe karanyunyutsa kandi karacyafatika. Ibyo ni ibimenyetso by'iki? By'iriya ndwara cyangwa se by'iriya ngeso yo kwikinisha ugenda ubona byihuse ushobora kubona ako kanya. By'umwihariko hari cy'ingenzi rero, ari nacyo kiba ariyo nayo ngaruka nyamukuru, ari nayo ngaruka mbi ishobora kubiba mu kwikinisha. Ugasanga intanga zishobora kugenda zikaba ibihuhwe, zigahinduka amazi, ugasanga igihe cyo kuba wakubaka urugo ngo byare rushinga urwo kugira ngo ube umuryango wuzuye, hagomba kuba habonekamo umugore n'umugabo, habonekamo n'abana bakomoka kuri uwo muryango. Ugasanga rero wabaye umugore n'umugabo, ariko ugasanga kugira ngo uzatere akabariro ugere ubashe kuba watera inda, ubashe kuba wabyara, ibintu byagiye bikugora kubera ko wakoze irangizo yo kwikinisha igihe kirekire. Niyo mpamvu ugomba kugenda uhamagara kuri za nimero 078 274 1917 cyangwa se ukoresha itumanaho ry'Airtel Tigo ukagenda uhamagara kuri za nawe ni 0726 89 61 kugenda nk'igitekerezo cyangwa inyunganizi, cyangwa ukambwira ikibazo cyawe tugafasha uburyo cyakemuka, ibintu bikamera neza cyane. Rero wikinishije harimo n'ingaruka yo kurangiza, avuga asanga umugabo rwose byaragiye biranga mu gitanda, ibintu byaragiye biranga neza, aragerageza akabishaka mu bwonko akumva burabishaka, ariko igitsina cyaragiye kirabyanga. Tubitsa yuko hari ubwo ushobora kudatera akabariro bidatewe n'uko wikinishije, ahubwo bitewe n'imitekerereze cyangwa se n'ikibazo ufite mu mutwe wawe. Ugasanga wenda wigize guca inyuma umugore wawe, uragiye ukoze imibonano ahantu birakuryoheye, ariko iteka wazajya ujya guhura no kubona n'umugore wawe ugatekereza wa muntu mugize gukora imibonano bikagenda neza. Icyo gihe bitakwihutishije mu kurangiza vuba kuko watekereje feelings wagize cyagiye wari kumwe na wa wundi, ugasanga bikutishiriza kurangiza vuba, cyangwa se nubikura neza ukumva ubwonko bwawe butari bubifate, ugasanga n'ahandi havuyemo gucikiriza, igitsina kikagwa, imibonano ukayikora ukanga nawe nturangize n'ubikoreye nawe ntagere ku byishimo byawe. Niyo mpamvu uteka ryose buriya rero hari ubwo umuntu ashobora kuba akeka ko ari uburwayi, ariko ubwe ari ikibazo cy'imitekerereze afite mu mutwe. Niyo mpamvu ugomba kuduhamagara kuri za nimero tukajya tuguha ubujyanama, tukajya tugufasha kumererwa neza. Hari abantu benshi usanga barwaye ariko mu by'ukuri batarwaye indwara zajya kwa muganga, ahubwo bo bakeneye counseling ubwabo, bakeneye kugira akantu gatoya, agakosa gatoya bakosora mu buzima, ugasanga ibintu biri bugende neza. Ugasanga umuntu arayirukanka avuga ngo ndivuza inyatsi bashobora kuyiroga, ndabyemera, ariko bad management y'umuntu cyangwa management mbi y'umuntu ishobora kukwereka ko wewe ubwawe ukumva ko ufite inyatsi, ariko mu by'ukuri atari inyatsi, ari management mbi yawe ufite. Niyo mpamvu ugomba kumuhamagara kuri za nimero ukabasha kugenda usobanukirwa byinshi bijyanye n'ubuzima bwawe, ibintu bikaza kugenda bimera neza. Nimero ni ya yindi ni 078 274 1917. Ubu tuvugana umurongo urafunguye, ushaka kugenda umpamagara ukampa igitekerezo cyangwa inyunganizi, ibintu bikaza kugenda bimera neza cyane. Hano hari akarimbo keza ka RCT avuga ati Locked Way, uzire kugenda kabashimisha, kabafasha kugenda bamererwa neza. Nimero ni 078 274 1917. Bikaza kugenda bimera sawa cyane. Umurongo urafunguye, wanyumva aka kanya ushaka kugera impamvu kamwe ati Kennedy ukurikiye 5 kuri 5. Bikaza kugenda bimera neza. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me? Abagore usanga rwose gutera akabariro byaharanze, ugasanga bagiye babita amazina atandukanye, bahise Mutebutsi, cyakavuga ati bakagenda bavuga ibintu byinshi bishobora kuba bitera ipfunwe uriya mugabo, ugasanga rwose ntabwo bimunejeje, ugasanga no kuraswayo agera mu buriyo. Hari n'abantu usanga yarikinisha, ugasanga ageze igihe cyo gutera akabariro akaba ararangije ataragera no ku gikorwa nyirizina, ugasanga mu gihe ari gutegurana n'uwo barashakanye baracyari gusomana, baracyari gutegurana, baracyari gufiringana neza, ugasanga ako kanya
Tell me, would you really ride? ahise arangiza uwo muntu rero tayari biriya bintu bimutera ipfunwe biramubabaza cyane Would you be there? ndavuga ati nimutebutse atera k'inkuru uwo muntu rero ntabwo nubwo tuvuga ko buriya yarangije ko buriya harangiza watangiye ariko se utatangiye ukarangiza biba ari ikibazo mpamvu nawe ugomba kwivuza cyangwa se nimba ari counseling nimba ari ibyo ukeneye kuba waganizwamo nimba ari ibyo udasobanukiwe ukabasha kuba wagenda ubisobanukirwa ukagenda ugira ubuzima bumeze neza hari abantu ujya usanga kiriya gitsina cyabo cyaragiye kikagondama cyangwa kikagenda kikagabanuka ku rwego rwo hejuru kubera ko wikinishije nawe ugomba guhamagara kugenda uhabwa ubujyanama ugafashwa kumererwa neza nimero ni ya yindi ni 078 274 19 17 ibintu bikaza kugenda bimera sawa cyane. How are they going to get paid? What is your plan? I train. I have a plan. 078 274 19 ibintu bikaza kugenda bimera sawa. You don't need much. A girl I know that I can trust. To be here when money low. If I did not have nothing else to give but love, would that even be enough? 078 274 19 Would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your 078 274 19 ukaza kugenda bimera sawa. Umurongo urafunguye ushaka kuza ugenda umpamagara ukambwira ati nanjye bimereye gutya nkeneye ko mwamfasha se mwamfasha bigashoboka stick around? ukaza kugenda bimera sawa. And we lost it all today. Tell me honestly, would you still love me the same if I showed you my flaws? If I couldn't be strong, tell me honestly, would you still 078 274 19 unacyari kumwe nanjye Canada n'umusoza fine ibintu bikaza kugenda bimera sawa cyane. 'Cause I need a girl who's always by my side. Tell me, do you need me? Tell me, do you love? Ni 078 274 19 ibintu bikaza kugenda bimera sawa. Hari uturimbo twizere tuza kugenda tubaryohera ibintu bikaza kugenda bimera sawa. Kaza kugenda nk'igitekerezo cyangwa inyunganizi ibintu bikaza kugenda bimera neza cyane. Impamvu ni rero impamagareho ni ya yindi ni 078 274 19 turimo tujya tubafasha kunezerwa tujya tubafasha kuruhuka neza we tugira uwo twibutse ibihe bya kera nawe uze kugenda uryoherwa ibintu bimere neza. Icyo ukora no kuza kumpamagara ufite kiriya kibazo cy'inzoka ya mibe yazengereje ugasanga rwose yakujije amahwemo niwe ugomba kumpamagara ugasanga ugiye ubona igisubizo cy'ikibazo cyawe ukagenda ufashwa kumererwa neza. Ariko usanga umuntu yarikinishije ugasanga kurangiza vuba byabaye ibintu byawe ntabwo kigeze uwo mwashakanye ku byishimo bya nyuma. Ibyishimo bya nyuma tuba tuvuga nta bindi ni ukuba nawe yarangiza akumva feelings z'igikorwa yakoze cy'imibonano. Reka tugenda tugaya ku badamu ibyo usanga namwe mwikinishije ugasanga ntimukishimisha abagabo banyu ugasanga ukora imibonano ubabara iteka ryose ntagiye wari wakora imibonano yishimiye icyo gihe nawe ukeneye ubufasha. Mpamvu ufatira nimero ukampamagara ukamubwira ati Kennedy ibintu bimereze gutya ukagenda gufasha kumererwa neza. Uravuga ngo impamvu kiriya gikorwa bakita gutera akabariro uko ukoze imibonano uyu munsi ibintu bikaryoha ubushyizeho urubariro rumwe uko ubikoze ejo bikaryoha ubushyizeho urundi iyo ubikoze ejo bigapfa urukuyeho ugasanga rero imbariro nta rubariro rumwe rwubaka urugo abwira urugo rwubakwa n'imbariro zifashe ni nk'inkingi ya mwamba ituma urugo rukomera ruramba. Mpamvu ko utera akabari ugasanga ubipye umugore wawe mu buriri biri kuguha amahirwe menshi yo gusenya ugasanga umuryango birangiye utatanye ugasanga hari ibintu bitarimo guhuza neza ugasanga umuryango uza kugenda ushwanashwana kaza kugenda havamo ibibazo bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu nawe uri muhamagare kuri za nimero ni 078 274 19 nikaza kugenda yemera sawa. Karirimbo keza kaza kugenda kabashimisha kabaryohera. Hano ku murongo wa telefone tufite umuntu final. Yes ndakumva. Ni sawa cyane rwose inshuti yanjye. Dukorera hariya Kimisagara. Wowe uherereye hagana he?
Kabeza. Mbese nawe ufite ikihe kibazo? Byose uvuze ndumva byarangiye. Eh? Byose uvuze ndumva